Akebo kajya iwamugarura. Akebo kajya iwamugarura. Uyu mugani bawuca iyo babonye umuntu witurwa ineza yagiranye imico ye myiza, nibwo bagira bati akebo kajya iwamugarura. Wakomotse ku mugabo witwaga Mugarura rero, ariko ntabwo bizwi neza ikirari cy'uyu mugani. Mugarura rero uwo nguwo ngo yakuranye imico myiza cyane, akubitiraho n'ubukire muri byose. Yari afite imyaka n'amatungo, ngo abantu baza kumucaho inshuro akabereka ikibo cya mugererwa w'ubuhinzi, umuhingiye yahingura akamuha inshuro y'umuhinzi muri icyo kibo, hanyuma akamushyiriramo n'indi y'ubuntu. Abigenza atyo imyaka myinshi, n'uje kumusaba inka nawe akayimuha, ndetse ngo byarimba akamuheta n'indi ya kabiri. Byiberaho, bukeye inshuti ze n'abana be baramubarabukirwa barababara, bamubwira ko yangiza inka ze n'imyaka ye, bati dore urimaraho ibintu, urabyangiza, nihacaho iminsi uzasigara umeze ute? Ejo uzasanga rubanda rukunnyega, ntawe ukureba n'irihumye. Mugarura yumva amagambo y'abo bavandimwe be ndetse n'abana be, ariko arabihorera ntiyagira icyo abasubiza. Bigenda bityo igihe kirekire cyane, bibaho biratinda. Bishyize kera haza umuntu umugerageresha kumushuka, aramubwira ati Mugarura, ubuntu bwawe rwose turabushima, rubanda twese twarabyishimiye, ariko nubwo tugushima bwose, njyewe ntacyo urampa. None nje kugusaba inka 5 zo kubaga. Mugarura aramwemerera, amuha inka 5 arazijyana. Azigejeje iwe, aho kuzibaga arazorora, ngo zirakunda ziramwororokera, ziba amashyo 5. Rubanda babibonye baza kumurega ibwami. Barega Mugarura rero, bamurega ko yangiza ibintu. Kera rero ngo umuntu wangizaga ibintu bavuga ko yangizaga ibintu by'ibwami. Byaba ku nka rero ngo bigahumira ku mirari, bakavuga yuko yangiza inka z'ibwami. Ibyo bituma umwami rero amugabiza rubanda, baramunyaga. Ariko ngo inka n'ibintu bye nta muntu wabigabanye, ngo byagabanywe na rubanda, buri wese agenda yigabanira ibye. Nuko ibwami bategeka ko Mugarura atazahabwa umuriro, kuko yabaye umupfu. Guhabwa umuriro rero kwari uguhabwa inka y'umuriro, bisobanuye ngo kwari uguhabwa inka iguha ububasha bwo guhabwa izindi. Umuriro kwari nko gufatisha mu mvugo ya Kinyarwanda. Rero ngo mu bintu by'ubwami, iyo wabaga uhawe inka y'umuriro waraciwe, byabaga bisobanuwe yuko baguhaye rugari ngo rubanda baguhe ibyo ushobora kuba wabona byose. Mu yandi magambo rero, Mugarura bamwimye n'inka y'umuriro kugira ngo akeneshwe muri rubanda. Mugarura amaze kunyagwa, ahinduka umukene cyane. Mugarura abura aho aba n'umugore we n'abana be, agumya kuzerera. Hanyuma atunguka ku muntu wigeze kumuhingira, akamuha inshuro 2 nk'uko yahoze abigenza kera. Uwo mugabo amukubise amaso agira impuhwe, ava mu nzu y'ikambere ayiha Mugarura, asigara mu nzu yo mu gikari. Mugarura amaze kubona iyo nzu yo kubamo, rubanda bamenya ko yabonye icumbi. Abo yagiriye neza batangira kujya bagenda nijoro bamushyira ibintu. Umushyiriye kimwe, ejo akabwira mugenzi we. Ubwo kugenda nijoro rero batinyaga ibwami. Uwo Mugarura yahaye inshuro 2, akaza nijoro akamusubiza za nshuro, ndetse yewe ngo akamukorera inshuro nyinshi. Mbese rubanda yagiriye neza, bose baramuyoboka, bamuzanira amafunguro, bamwe mu twibo abandi mu bitebo. Bigeze aho
benshi yagiriye neza bajya kumuhakirwa ibwami ngo bamuhe inka y'umuriro. Nk'uko twabibonye haruguru rero, inka y'umuriro kwari ukugira ngo ugire uburenganzira bwo gutunga inka zindi. Ibwami rero baremera bamuha inka y'umuriro. Mugarura amaze kubona inka y'umuriro, rubanda barishima, noneho baza ku bwinshi. Abaje kwa Mugarura rero bamuzanira ibintu ngo bitagira ingano, bya bindi byo kumushimira kuko yabagiriye neza. Bukeye wa mugabo wazaga kumushuka ngo amuhe inka zo kubaga, za zindi yaje korora zikamukundira zikororoka, yumvise ko Mugarura yabonye inka y'umuriro ngo arishima cyane. Arazinduka ajya aho Mugarura yari acumbitse nyine kwa wa mugabo. Aramubwira ati, ngize amahirwe kuko wabonye inka y'umuriro. Za nka wampaga zo kubaga uko ari 5 narazoroye, zabaye amashyo 5, none ngaya amashyo 3, nanjye ndasigarana 2. Mugarura aramushimira cyane. Rubanda bakomeza guhurura, bamuzanira amaturo y'inka n'imyaka. Abadafite imyaka myinshi bakamuzanira mu twibo. Yubaka imitiba n'ibigega, nuko Mugarura asubira kuba umukungu, ndetse ngo arusha mbere. Aratunga, yewe ngo aratunganirwa. Uko rero rubanda bamuzaniraga ibintu bibuka uko yabagiriraga neza, nibyo byiswe akebo kajya iwa Mugarura. Gushyira akebo iwa Mugarura rero bisobanuye kwitega iminsi, cyangwa se kukajyanayo, kwitura ineza wagiriwe. Akebo kajya iwa Mugarura rero, tubonye yuko kugarurira Mugarura ari ibisobanura kugirirwa neza nyine. Ukagira neza uziturwa mu gihe kizaza, kubera ko hari abo nawe wagiriye neza. Benshi rero twakundaga gukoresha uyu mugani, ariko mu by'ukuri tutazi yuko kujya iwa Mugarura ari ukugarurirwa ibyo wakorewe. Rero turabifuriza kuba nka Mugarura, cyangwa se mukitwa Mugarura. Ushobora kuba ufite izina ritandukanye n'irya Mugarura, ariko wenda byibuze ukagira ibikorwa nk'ibya Mugarura. Ngaha rero aho ducumbikiye umugani wacu w'uyu munsi, turabashishikariza gukora subscribe kugira ngo dukomeze tujye twungurana ibitekerezo kuri iyi migani yacu y'u Rwanda, u Rwanda rwacu, ndetse n'amateka yacu, kugira ngo tuyasigasire. Turayibashakira, tukayibasomera. Tubibutse rero yuko iyi migani imyinshi tuyikura mu gitabo cyiswe Ibirari by'Insigamigani, icyiciro cya mbere, ingeri y'insigamigani nyirizina, kubera ko tuzi yuko hari n'insigamigani nyitiriro. Insigamigani nyirizina rero, insigamigani nk'izi ngizi yasizwe n'abantu nyirizina, cyangwa se ahantu hazwi uyu munsi. Rero iyi migani tuyisoma mu gitabo cya mbere. Ni igitabo cyanditswe ahahinga mu mwaka w'1980, tukaba tugikesha Minisiteri y'Uburezi bw'Igihugu. Murakoze, mugire Imana y'u Rwanda, kandi turabakunda cyane.